ngize Imana mfite hano abapasiteri, abapotre, abayeveke n'abakristo. Ariko reka mbabaze, mwe bakristo namwe bakozi b'Imana, kugira ijambo ryanyu mwigishaga ry'Imana cyarushijwe amaboko n'ijambo ry'abantu. Aho mujya mubyibaza, bari mubigisha gutema n'iki, namwe muri mwigisha ngo nimugire amahoro, ariko ibyo nibyo arengera bitangiye gutema ntawigeze avuga. Ndibuka tunarwanya sederi tuvuga ko itagomba kujya muri leta kuko ivuga nabi. Abaje kutureba abasenyeri b'Anglikani n'abasenyeri b'Abagatolika twahuriye i Burundi batubwira ngo nitwemere sederi. Tuti no, ntabwo twemera abicanyi. Kama ngo ariko urumva n'Abanyarwanda bancamihigo ari bavuga ko ari Abanyarwanda. Urumva igihe cyo mwambwira muti n'ubwoba, igihe Eritere muyigishaga ngo mwica hanaha nta wavuze, nta mweveke, nta muki, yewe na papa wakure cyangwa abakuru bo muri b'abaporose bo muri bandi bo hirya no hino, nta nubwo mwabohereze message bitinyamerika nimutuvugire twebwe dufite ubwoba. Ntacyo mwavuze. Ikindi kibazo, uzi ko abo bicaga ari abakristo banyu? Muzi ko ari abakristo? Abo bicaga bazaga bakoresha Bibiliya, bakoresha n'ibindi. Ubwo baravuga ngo abatutsi Imana yabaretse. Urumva rero niba baje baba batabatutsi Imana yabaretse, yabarekuye, umukristo arumva kwica nta kibikiri. Bikikiri icyaha, ariko Imana yabarekuye se urumva bigeze ku ntu. Wasangaga abo bakristo banyu bajya gusenga, bagasenga, bajya kurya akavuga isengesho, mu Imana y'umugisha ibyo agiye kurya. Mu gitondo yajya kuryama agamagara abana bagasenga, bahuze bica abantu. Noneho n'abandi bicwa bagasenga, nabo barimo basenga. Ari abicwaga n'abakristo, ari abicaga n'abakristo. Ariko ubwo butumwa bw'Imana mwabutanze mutumwe. Simvuga wenda mwebwe wenda ntimwe, ariko kuki mutabaza abana ubutumwa bw'Imana mwabutanze muti? Kuki muticaye muvuge muti ariko ubutumwa bw'Imana twabutanze neza? Kuva nagera hanga sindumva mubigire. Ahubwo mwagize Imana mubona amaraso aho yarari muhera ko mwoza mutimuze dusenge. Ko Abanyarwanda nibura tugira umuco wo kugangahura. Iyo ikintu kibi cyabaye nk'icyo cyabaye ku gihugu, abantu bicara bagangahura. Mwe kuki mutagangahuye ibyo bibi byabaye? Mwe banyamadini nimwe nganira namwe nagize Imana ndababona. Ni kuki mutabikoze? Kuki mutibaje mutariko singe ngo mubaze abandi bari icyo gihe ijambo ry'Imana mwaryigishije neza? Kuki mwaryigisha abakita akaba aribo bica? Ntabwo icyo kibazo nigeze sindacyumva n'ubu ngubu. Aho umwe yigira mu bye, ndakigira mu bye, umwe akaba Paul hariya, ndakaba pastor aha n'ibindi, bakaza n'ibindi. Hakabaho n'amadini ya kera yo arimo abikirwaniramo dufaranga, iyo hajemo dufaranga two okatumvamo ibintu. Ariko iki kibazo kinini mwakibajije. Kuki iki gihugu mutakigangahuye? Kwari mwe mukorera Imana mugira muti habaye amahano nk'ayo ngayo, ngaho igihe cyo kuguma hamwe mwese abantu basenga Imana bagira bate, mutereke iki gihugu tukigangahure, turebe ko twakwirukana amashitani arimo mwese hamwe muri icyo gihugu. Ikindi rero njya nshaka kubabaza, nagize Imana ndabona yarambwiye nabandika nibura nzabona ibibazo bya nyambibariza. Ndambiwe nuko muzana Imana muri jenoside. Umuzi ukuntu muyizana, umuntu aravuga ngo yewe ngo bantemye umutwe bankura w'impuza, ngo ariko Imana iranyizwa mu kuyakaguru asigaraho. Iyo Mana
ijya kureka ngo kure gutwiba kure maze urubagira bati ngo iragukije. Iyo Mana ni Imana yaheye. Ikindi ukumva undi yasenze ngo barishe ngo umuryango wanjye barabamaze babututuranye barabamaze 3,000 byagishe byose, ngo ariko giye Imana yarankirije. Iyo Mana itoranya umuntu umwe ikareka 3,000 bigapfa, ni Imana ki? Wenda babaza ni Imana ki? Iyo murumva aribyo. None bamugeza naho ngo hanyuma ngo Imana ngo igire icyo ngo izane inkotanye ngo zihagarika. Kuki kw'Imana ishoboye byose kwita intera hamwe yazamura umuhoro ukagumira hariya kwishoboye byose gitabikoze. Nyamara ndabasaba muri jenoside mukuremo Imana. Jenoside yakozwe n'abantu, ikorerwa abantu, ihagarikwa n'abantu. Imana nabana bavuga ko Imana itari ihari. Ariko ni mu nyumvire namwe muri mu navuga ngo uwo muntu akantu bagatinya ijosi, bakoye amatwi, batemye amaguru, arimo aragenda ntafashije, ngo ariko Imana ajya iramfasha mba. Kuki Imana itoranya akantu kamwe bamaze kwica ikareka 3,000 biri aho ngo ikabyica? Iyo Mana ni Imana muvuga. Ariko murumva iyo Mana ari yo musenga sibyiza. Ugasanga mwayizanyemo mu gusenga, oya njya numva iyo muvuga amasengesho dore ngira ngo na Paul rubanza yabivuzemo nuko ntateze amatwi. Bashobora ko yavuzemo ngo Imana ngo irokora twatundi twasigaye. Iyo Mana isiga duke ikica benshi ni Imana nyabaki. Ariko murabyumva mwebwe. Ariko banza mute Imana mwigisha atari yo nkuko muyivuga. Jewe nkunda bavuga ko Imana itari mu Rwanda. Rwose nibo nkunda. Naho ibyo kutubwira ngo Imana yari hari ikareka gahinja kaye bakagakubita ku rukuta ireba, nyina bakamujomba ibiti mu maguru ireba, ngo ariko ngo kariya basamanyije basigiye sida ngo Imana yagakije igakize gasigiye sida. Kuki tahagaritse muri bone yose kushoboye byose na sida ntiyifate. Ariko ibintu mashengesho yanyu muvuga. Numvise mfite Imana reka mbabaze babana. Sinajyaga mpura nabo. Ngaho nimumbwiye. Reka rero mbisabire igihe sindi umukristo cyane. Ariko reka mbisabire. Nyamuneka Imana ni muyikure muri jenoside. Ngiye nuzura navuga ko Imana itari ihari. Ntiyari ihari haba kukugira neza, sinzi ko yaretse biriya bintu bikaba. Hari n'abakubwira ngo urumva ngo ko Imana itoranya, kuki itoranya ibibisi? Ngo urumva ngo n'ubushake bw'Imana, kuki ishaka ibibisi? Murumva Imana ikwiye gushaka ibi. Uyu mwati kuki ibi? Ngo urumva ngo Imana ngo ifite ibyayo biye. Ibyayo se gusiga akantu kamwe ikica 3,000. Murumva ari byo. Jewe ndabasaba niba mukure Imana muri jenoside. Ari abaye n'abantu bakoze jenoside bayikorera abandi, ihagarikwa n'abandi bantu. Imana nyira ngo yibutse nyuma aho muziye nibwo yatwibutse. Hose sinzi rero niba abafite ukundi mubimbwire. Oya iyo numva babivuga batyo nge nabwe ntariko abantu ntabwo bemera Imana. Ubanza ati Imana batubwira atari ntago urumva koko umuntu wasagutse akaba yasagutse abandi bose bapfuye akibaza ati kuki genda sagutse. Urumva rero we ntago ashaka kubiha chance abiha Imana. Ariko sibe Imana biha. Imana itoranya igafata kamwe ikareka 1000 bigapfa. Iyo ni Imana. Ngo ndareba bakuru b'amadini hano. Reka nirebere barwana nkatwe. Rwose mwuka byaramwe simbizi ariko mufene unere mfitiko mubyigisha. Jewe ubivuze hariya mwana takagera aturumva ndagira nya atayati Imana izana inkotanyi ihagara. Iyo Imana sikuki yazizanye abantu bamaze gushira kugitazizanye mbere kujyategereje ko abantu bashira kazizana. Igikorwa cya jenoside cyakozwe n'abantu bagikorera abandi
gihagarikwa n'abantu. Imana yaje kutwibuka nyuma, ngira ngo simbizi niba n'icyo gihe yaratwibukaga, ariko yewe niko mbyumva. Reka narekera aho, nabibarije ibibazo byanjye aho amadini nyamuneka, ariko n'ubu ndacyategereje ko mubaza bigishaga icyo gihe, ariko ijambo ry'Imana niryo bigishije cyangwa baryigishaga, kuko benshi baryigishaga nabo bari baragezemo n'iyo ntuza ya jenoside, bene cyigishwa nabi. Niba ari zanarizi ko mutazikora ngo abantu dusigire, muzagira icyo musigira abandi, ngo mwaricaye murareba. Ariko si igihugu kigira ibyago nk'ibi mukaza mukikomerezaho byari bigeze, nimuhagara ngo mwicare mu bitekerezo. Twebwe kuri jenoside, perezida ajya gutangira intambara yo guhagarika jenoside, yarampamagaye ati reba uko mwiga iki kibazo cya jenoside ari igitangira, nshaka abantu dutangira kugenda hose tuyiga tureba, tugira ngo turebe impamvu yayo ni iyihe, kuki byageze aha ngaha abanyarwanda bicana kugeza hariya, impact bifite ni iyihe, ni izihe ngorane tuzagira jenoside imaze kurangira. N'ibyo ngibyo nicyo nyuma twaporopozingaga tuti nta bindi nyamuneka mushyiraho gacaca, nta bindi bizashobora kugera ibi ngibi. Hanyuma mubwire n'amadini ahaguruke yigisha ukuri. Ndivuga niko nabwiye perezida wa repubulika icyo gihe, yari vice perezida, mubwire amadini bahaguruke yigisha ukuri, kuko ukuri bigisha ubanza atari kuko nguko. Igihe nkibwira ko amadini azicara bakajya hamwe bakibaza batari ko ibyo twigishije nibyo. Wapi hari nubwo nigeze kubyita perezida, ndababwira ngo bajye hamwe baba atereka bigize babona ko tubashyizeho pressure y'ibyo bintu. Hamwe nagira ngo mwicare mujye hamwe mwibaze muti ariko message twatangaga y'Imana niyo, ni hehe twapfuye, ni hehe byagenze bite kugira ngo bigere hariya. Abakristo twabonye ni abakristo, nibura mu byibaze, ariko munagangahura iki gihugu. Abantu muraza ibintu byacitse mugahera aho byari bigeze, mubonye ko kuyaha amaraso muhera aho ngaho mwigisha Imana, hanyuma ibyabaye imbere se sawa. Reka abaresikape mumbabarire, nigiriye mu byanjye kandi nzi ko wari igihe cyo kwibuka, ni nabyo. Ariko njya mbabwira aho tuganiye hose, nubwo mubabaye nibyo koko mwarababajwe, mwabuze abanyu n'abandi bose, ariko bariya bagiye, kuko bagiye ari inzira karengane, bagiye heza. Ubwo bagiye heza rero, icya mbere kibashimishe no kubona ko twicara uyu munsi tukabibuka, tukaba tubibuka. Bari bazi ko bashize nta basigaye, nibura ngo bajye babibuka. Icya kabiri kibashimisha cyane nuko bifuza kugira leta nziza itagira amacakubiri, idaheza bamwe biha abandi ibintu, itica abantu. None mwe mukaba mwarayibonye, nicyo kibashimisha cyane. Nubwo tuba twibuka tuvuga ngo tubabarire, bambe tubibuke, nibyo tukwiye kubibuka kandi ni ngombwa. Yango no mu madini yacu turibuka, mwibuke ko twibuka buri gihe ipfa rya Yezu n'izuka rya Yezu, turibuka n'ibindi byose byagiye biba byose tugenda tubyibuka. Ndetse mu Gatolika ho bagira n'ibindi bagenda bibuka by'abatagatifu n'iki. Natwe rero nibyo ko tugomba kwibuka kugira ngo n'ibi bintu bitazongera kuba. Ariko amadini ni muticara ngo mwigishe neza, muhindura abantu. Jenoside yakongera ngo mubagire abakristo, kuko umukristo muzima ntago yanga mugenzi we. Umukristo muzima ntago yajya kwica, umukristo muzima ntago yatoranya. Yamwe ni muticara ngo mubyigishe neza,
jenoside ikuze. Leta ikora ibyayo, ariko leta mwibuke ko ari ukwigisha sociale n'ibindi, ariko mwigisha umutima, mwigisha mu mutima, mwigisha muri roho, ibyo abanyagatolika bita roho, umwuka ngira ngo mwebwe mwita umwuka. Niba akazi ni akanyu, niba hakiri imisigisigi by'amacakubiri, ni uko mutigisha neza. Mukwiye guhaguruka mukigisha neza, mukibaza no muri za metodologi zakoreshwaga, mbese aho ntukwiye guhindura metodologi zo kwigisha, mukareba ko zikwiye guhinduka. Mwese muri hamwe abigisha idini, ariko murabaho idini ryarishijwe amaboko n'abantu n'abagosora, bakabarusha amaboko. Reka mbwire abo twaje kwibuka ko tuteka byose twibuke ko tugomba kwibuka twiyubaka, igihugu cyacu tukacyubaka, kugira ngo n'aya madini agahaguruka gakora, kigisha abantu umutima, kugira ngo naho jenoside itazongera kuba. Murakoze. Damuke TV.